Mbanje kubasuhuza mwese mukurikira Bible Study. Iyi ni ya channel yanyu, channel y'abanyarwanda, channel ya buri umwe wese ushobora kuba yashaka ndetse yabasha no kuba yakisomera Bibiliya, ndetse yaba atabasha no gusoma ariko akabasha kumva, akaba ashaka kugira byinshi amenya kuri Bibiliya. Kumenya no gusobanukirwa muri rusange Bibiliya ntabwo ari ibintu umuntu abasha kuba yabona byoroshye. Bisaba kuba wakicara ndetse ukabiha n'umwanya wawe. Buri kintu cyose gisaba kuba hari icyo watanze kugira ngo ukibone. Nta kindi bisaba rero kugira ngo ube wabasha kumenya ijambo ry'Imana ndetse ubashe no gusobanukirwa. No gusenga, wamara gusenga ukanasoma cyane. Ibyo nibyo bintu bishobora kuba byagufasha kuba wamenya Bibiliya. Uyu munsi ngiye kuba nakubwira ku bintu bibiri bishobora kuba byagufasha kongera ubumenyi ndetse kugira n'ubumenyi kuri Bibiliya. Ikintu cya mbere ni iki ngiki. Ikintu cya mbere, gusoma Bibiliya. Gusoma Bibiliya buri munsi ndetse no kuba wagira umurongo umwe wo muri Bibiliya basi cyangwa igice usoma buri munsi ndetse ukaba utarara udasomye Bibiliya kuri uwo munsi. Ibyo bintu, cyo kintu cyagufasha kuba wamenya Bibiliya ndetse no gusobanukirwa. Hari umuryango nakunze nkimara kugera muri kaminuza z'u Rwanda. Uwo muryango bawita JBU. Uwo muryango, buri munyamuryango wese aba agomba kuba yasoma ndetse akabasha kuba yatekereza ku kintu yasomye buri munsi muri Bibiliya. Ndetse umuntu wese uri muri uwo muryango ntaba yemerewe kuba yarara adasomye igice cyangwa umurongo umwe muri Bibiliya. Ikindi kintu cya kabiri gishobora kuba cyagufasha kumenya ubumenyi bwinshi kuri Bibiliya ndetse no gusobanukirwa Bibiliya, ni ukuba wafata umwanya wawe buri munsi ugasenga. Gusenga niyo mpano ya mbere Imana yahaye umuntu uwo ari we wese. Buri wese afite uko yasengamo, buri wese afite uko asengamo, buri wese afite uko avugana n'Imana ye. Ariko muri aka kanya ngiye ndakwinginga ngo muntu wese, ndabizi ko biba bigoranye, bizwi yuko bigoranye kuba umuntu yafata akanya kiwe agasenga byibuze ku munsi. Ariko ku muntu ushobora kuba yafata ako kanya kiwe agasenga buri munsi, Imana imuha umugisha, kandi n'ikirenzeho abasha kuba yagira imbaraga zikomeye cyane zo kuba yasoma ijambo ndetse akaryumva neza akanarisobanukirwa. Yesu ubwo yari ari kumwe n'abigishwa biwe ndetse arimo arabasezera, mu magambo yakoresheje muri make yarababwiye ati musenge ubudasiba. Buri umwe wese nasenga agasenga buri munsi, akabasha kuba yatakambira Imana buri gitondo cyangwa se buri mugoroba, buri uko ashobojwe akabasha kuba yasenga, uwo muntu Imana izamuha umugisha. Ahangaha niho dusoreje Bible Study yacu uyu munsi. Ndabifuriza, ndabinginga bene data, mukore share, mukore subscribe kuri iyi channel nshyashya igiye kujya igaruka ku bintu bya Bible Study. Ndetse mu minsi iri imbere tujya kubashakira bamwe mu bantu bafite ubuhanga ndetse n'ubumenyi, batijwe imbaraga ndetse bagasigwa n'amavuta, cyane cyane urubyiruko rufite izo mpano zo kuba zabasha kuduhugura kuri Bibiliya. Tujya kubashakira muri iyi minsi iri imbere, turebe ndetse tunumve ibyo bavuga kuri Bibiliya. Bible Study yacu uyu munsi igarukiye ahangaha. Mugirane amahoro ya Kristo ndetse mugubwe neza mwese mwabashije kuba mwatega amatwi kino kiganiro, mukabasha kugikurikirana ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Nahangaha tugisoreje, mwari kumwe na Zashe.